yiyemeje muri uyu mwaka wa 2023 akavuga yuko atandukanye n'indirimbo z'isi agiye gusubira mu muziki wa gospel mu rwego rwo kugira ngo atangaze ubutumwa bw'Imana yamuremye buve hamwe bugere kure biciye mu nzira z'indirimbo. Umugore we bakaba barabyaranye umwana umwe yitwa Mimi yavukiye mu gihugu cya Ethiopia. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 bakoze ubukwe. Ngabo Meddy na Mimi berekeza muri Amerika aho bari bagiye gukomereza ubuzima bwabo. Bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2023, Ngabo Meddy yatangaje ko umugore we atwite, maze amafoto atangira gusohoka acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'igihe gitoya cyane baje kwibaruka umwana. Ngabo Meddy yarabyishimiye cyane, bamubyariye umwana w'umukobwa. Amazina ye yiswe n'ababyeyi. Uyu mwana w'umukobwa wabyawe na Mimi ndetse na Meddy yose muraza kugenda muyamenya. Ntihaciyemo igihe abantu batangaza ko Ngabo Meddy yabaye inganzwa mu rugo rwe, ngo ko umugore asigaye amutegeka, cyane ko ngo babonaga yuko yigeze kumutegeka guhinduza inyinya yari afite akayikura mu menyo ye agasigara ari amenyo afatanye. Ibyo ngibyo Meddy ntiyatindiganyije, yahise agenda arabikora. Ibyo bamufasheho yuko ari nk'inganza mu rugo rwe. Nyuma y'ayo magambo yose, uyu mwaka 2024 tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo uyu Mimi yabatijwe mu mazi yuzuye, maze yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu buzima bwe. Yabatijwe mu mazi menshi. Ikintu kiri gutangaza abantu benshi cyane ni iki ngiki: umuryango wa Ngabo Meddy, yaba umugore n'umwana, bose bakomeje gukataza mu nzira y'agakiza, aho nk'umuhanzi Meddy ku ikubitiro yasohoye indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo afatanyije na Adrien Misigaro. Indirimbo yarebwe n'abantu batari bakeya ndetse iza no kurya hit. Ngabo Meddy yatangaje abantu ubwo yavugaga yuko atazongera gukora imiziki bitirira iy'isi. Avuga ko agiye kwerekeza mu njyana zihimbaza Imana ndetse zikanahimbaza zinatanga ubutumwa message mu buryo bunyuze mu ndirimbo. Ibi byose ni ibikomeza kugenda bitangaza abantu uburyo umuryango wose wiyeguriye Imana. Nk'uko mubibona kuri aya mafoto, aha ni ku munsi w'ejo hashize, uyu ni Mimi yari ari kubatizwa. Ahangaha pasiteri yari amaze kumwinika mu mazi avamo yakiriye agakiza, yabaye umukristo. Nk'uko bigaragara, abantu benshi bari bamaze igihe babyibazaho, bibaza uko asigaye ameze nyuma yo kubyara. Ariko ikigaragara cyo ni uko uyu mugore yabaye mwiza kurenza mbere akiri umukobwa. Uyu muryango ukomeje kwiyegurira Imana ni iki cyawuhatiye gukurikira Imana bakava mu by'isi. Nyuma yo kubona amafaranga atari make, nyuma yo gukoresha ubukwe bukaba igitangaza ku isi hose, Ngabo Meddy yabonye yuko nta kindi asigaje. Yariye amafaranga kuva kera, yakoze indirimbo zirya hiti, indirimbo zirimo Slow, Akaramata, zirenze igipimo n'izindi nyinshi cyane. Nasara muri izo ndirimbo zose, mbere ya zose yakoze indirimbo yise iyo guhimbaza Imana, yayiha izina rizwi nka Holy Spirit. Holy Spirit bisobanuye umwuka wera mu Kinyarwanda. Iyi ni indirimbo yakoze hiti, irebwa n'abantu batari bake. Ni indirimbo kandi ikomeza gucurangwa ku munsi wo ku cyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi waho Washington DC, New York ndetse n'iyindi mijyi iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndirimbo ntago igiva hiti, urukundo abantu bayikunda rurushaho kwiyongera amanywa n'ijoro. Uko Ngabo Meddy akomeza kuvuga ko agiye kwerekeza mu muziki wa gospel, abantu benshi barushaho kumukunda. Hari abantu bagiye bavuga yuko ubwo avuye muri ibi ngibi atazabona abakunzi, ariko ubu ngubu Meddy yabikoze ntacyo yitayeho, cyane ko mu bakunzi bose bamukundaga yari akeneyemo umukunzi umwe. Ibyo avuga yuko yamaze kubigeraho, yabonye uwo yari akeneye. Agira ati, ubu sinkeneye gukora kugira ngo munkunde, nkeneye gukora ibintu mukabikunda kandi bikabafasha. Amagambo meza asohoka mu kanwa ka Meddy bituma abigitangaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse kuba Holy Spirit yarabaye nk'indirimbo yacuranzwe hirya no hino, ikaninjiza amafaranga atubutse, akayabo k'amafaranga menshi, yanahawe igihembo gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhanzi wakoze indirimbo ikajya kuri top kwezi kose. Ngabo Meddy yakoze amateka menshi cyane. Ubwo Meddy yasozaga ubukwe bwe, yavuze yuko azagaruka mu Rwanda
kubakorera naho ikirori akanamurika umugore we by'umwihariko mu gihugu cyamubyaye. Ibi ngibi ni mu gihe umuhanzi bahatanye cyangwa se w'inshuti ye magara babaye inshuti kuva kera uwo uzwi nka Tiger cyangwa se Mugisha The Ben we akomeje gukataza mu ndirimbo z'isi, we n'Uwikeza Pamela maze kuvugwaho ibintu bitari bikeya. Uwikeza Pamela nawe bavuga ko ubu ngubu ashobora kuba agiye kwibaruka umwana wa The Ben. Meddy yabajije ikibazo The Ben aravuga ati twabanye mu butoya bwacu tunakora imiziki itandukanye, ese kuba ngiye kwerekeza mu njyana ya gospel urabyumva ute? Ngabo Meddy yabajije iki kibazo The Ben amusubiza ku mbuga nkoranyambaga aramubwira ati nagukurikiye kera aho wajyaga hose, ni nayo mpamvu nagukurikiraga nuko nabonaga uri mu nzira y'ukuri. N'ibi ngibi rero nimba uri mu nzira y'ukuri sinzarekera kugukurikira kandi nzakuba hafi, nukenera ibitekerezo byanjye uzambwire. Ngabo Meddy yakoranye indirimbo nyinshi cyane na Mugisha The Ben kandi zirya hiti. Nagitangaza ko Holy Spirit My Father n'izindi ndirimbo nyinshi zihimbaza Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri ya mijyi nakubwiye Washington DC, New York City, aha hose izi ndirimbo zashimishije abantu batari bakeya, batanga amaturo ndetse n'ibindi byinshi cyane bizamura insengero kubera ubutumwa bwabaga muri izi ndirimbo. Nari Bosco Nsabimana, bye bye, ugira ibihe byiza.